Beni, wowe ntabwo wabyumva. Mbwira aho umuntu afite amatwi abiri, utakumva neza. Uriya muhungu nakoze ikosa rikomeye mu kazi. Aramishira kandi iryo kosa ryari bunyirukanisha. Byagenze gute? Ntabwo wabyumva. No, mbwira. Ni irihe kosa wakoze mu kazi ryatuma boss wawe atakubabarira? Oh my god, sunda bigenza gute koko? Bitese ko mbona wabaye. Ntabwo nzi uko ndi bubigenze. Nyine biragoye kuko papa bimenye yakwirukana, ariko njyewe unyizere ndagerageza mu buryo bwanjye ndagukavaringa, sibyo? Wamfasha gute? Ufasha ari amafaranga ngayagushakira. Uriya ni papa, ni my daddy. Kunyumva rero ndabizi ko nanjye biri bungora, ariko uko yanyumva ntabwo ariko yakumva. Nose basi watse nkagusaba ikintu kimwe cyonyine basi. Nukimfasha nyine uraba utabaye ubuzima bwanjye. Ahubwo reka nkubwire. Aho kugira ngo umfashe usange ndimo kukugora, njye nagusaba ubufasha basi nshaka tukareba yuko basi hari ikintu byatanga. Ndakumva. Ubufasha ushaka. Ubufasha bumeze gute se? Okay. Basi mbabarira unyingingire papa wawe. Sibyo? Mbabarira ndakwinginze. Nyine umunyingingire nzajya nkora nyishyura basi azajya yankata. Mfasha ndeba ikintu mfasha basi uyu munsi. Njyewe? Njyewe ndumva. Okay, urabona bari no kumpamagara ariko ntacyo. Twabanza tukaganira. Ndumva njyewe ari amafaranga ndayagushakira. Urayanshakira? Ndayagushakira. Gusa kimwe cyo ndumva kujya kubwira papa atari ngombwa. Njye mbikubereyemo kandi ndagufasha mu buryo bwanjye. Kandi njye numvaga ubwo najya kubibwira papa wawe basi tukumva ko ari ikintu yadufasha, tukumva basi niba yatwana yagarura. Urabizi neza ko ubwiye papa yahita kwirukana. Ari akazi kakabura n'amafaranga kandi ukazayishyura. Ntekereza ko wayishyura utanakora ntacyo byakumarira, ariko njye ndagukavaringa amafaranga ndayaguha, ndagerageza muvugire. Ndumva kwibwa amafaranga yaragiye, ariko njye nta nubwo ndi kumva uburyo amafaranga yibwa. Nose ubu nanjye ntago nzi ahantu yagiye pe. Basi mbabarira nukuri umunyingingire nyine mbabarira umfashe. Undi ni gute amafaranga barayibye kandi narasanze hakinze, kandi nawe uri murambwira ngo wasize hakinze, cyangwa ntabwo ubyibuka neza wasize hadakinze, kuko ntabwo byumva niba hari hakinze hari umuzamu. Byagenze gute? Habaye izekata. Mva nkubwize ukuri.
do nukuri ngenda byibuka neza nagiye kujya mu materaniro umva ni njye wifungiye imfunguzo ndibuka n'ahantu nazibitse ntago nigeze nibagirwa gufunga ni njye wafunze ntago nakubagirwa ubwo gusiga nafunze anyway ngiye kuba ndi bugufashe byo n'ibyanjye bindekera ibyo ndabikora mu buryo bwanjye kandi biratungana ahubwo icyo ufite wowe ni ukubyakira ukiyakira ukanyumva we nyumva gusa unyizere ibindi ubindekera ndabyikorera sibyo mami nta kintu nizeye anyway twiganirire ibindi bitese ahandi amakuru uretse biriya bibazo bindi iby'amafaranga byo bitekerezaho cyane yego ntabwo byoroshye na dada bimenye yakwirukana ariko ndabikora mu buryo bwanjye ndagukavaringa kimwe cyo nagufasha amafaranga ngenda yagushakira urayanshakira nzayakwishyure se urayanshakira gute ibyo reka tube tubyihoreye reka tube tubiretse icyo nkeneye ni ukumera neza ntabwo namera neza biragoye ahubwo se hano baduhaye akantu ko kunywa tukaba twiganirira tukabyirengagiza iyo modo tukayivamo ntabwo ndi muri modo pe oya humura ngiye turi kumwe sibyo kandi unyizere pe reka mubwire ntabwo ndi muri modo pe ntabwo ndi muri modo ndagerageza Shabeni nuko byagenze ariko njye ntabwo mbyumva none se ayo mafaranga ntabwo mwarazaga kuri konti ahubwo amafaranga nasigaga nyabaze natanga raporo bosi akaza kuyafata mu gitondo none se mu gitondo bosi aje umurapye yihe ndirimbo icyo gitondo ntabwo ari we waje ahubwo haje Kavin aje asanga nataye umutwe nabuze n'ukuntu mbigenza aje tujya kureba kuri kamera dusanga n'amashusho bayasibye none se ubwo nimba arakuvuganiye kuri papa we ubwo ntabwo yakubabareye se byarangiye oya iyo kesi yose yabaye nta niyo papa yigeze amenya utambwira ko ibyo nyetse ari byo yego niketse nibyo Kavin yafashe amafaranga ye aba yajyana kuri banka none se ibyo bintu byose byabaye hari arabizi nakubajije ngo hari arabizi nese undi amafaranga yarangaye Rabeni uwo munsi twari twakoze cyane ku buryo twari twakoreye amafaranga menshi zari miliyoni 11 zirenga urumva mani ambanza nzimya kiriya gitero kigiye urumva mani noneho shahu nijoro ejo nibagiye kugutera story mure n'umubebi cyagiye mvuye kureba wa muboss nuriya nasanze naze ibyo urimo mbura uko nyigutera neza shanani muri minsi ntago meze fresh urumva se mura n'umubebi mana yanjye wirekura niko ugiye kumbwira cyane rwose wabimenye oya ibyo kwirekura cyakora uragerageje naguha nka 50% ariko ase ndiko mbona namatsiko bifitiye we ariko mani sindagira amatsiko mu biki nyine suje kunga ngo nawe n'umubebi wirekura muze gutya kubona bizi nakunda ukuntu washaka gutya ngibyo ibaze ko baby ari we wanyiyakiye nimero mani mu baby uteye neza none ahita ambwira ngo ngiye noneho nshaka kuzagusura ngo yabeje ngo yaba ryari urumva mani noneho uzanyizwa niki tayari uzi ko ugiye kurya inkoko ukayirisha n'ifi n'ifiriti kugiye iwana byose ugahita uvanga mani ako ushati uzi ko unateye namunyuzeho nenda kurwara urukebu
ariko nabo banza yari yankunze shaka banga yarabonye boga ari muri quartier avuga ati none ga cyo ko yigeze irimo nayo yaragose ko nta mudutada wakwemera mani uzaba kwemera icyo sibyo ko nta biceri ndiho nyine nta biceri uriho uraho nawe warakubiswe uraho uri nkubiswe ubwo suragira ngo bigende gute ase abantu ubwo ngubwo nuko ncumbikiye niyo mpamvu winyibukije ko nakubiswe ntabwo ari ibyo ngibyo nanjye ni iminsi mike ngemba ndi gutigita urabizi ko manimo gukina nibica mu mani kazafatwa nta kode ariko mani ubwo nimba wowe nyine n'iki cyana nyine uba ugomba guhita ufatirana hakiri kare hari igihe nko muri iyo minota barimo kukubona neza akubonamo nyine umuntu wadanjije ubundi agatangira kukubonamo cya kintu ashaka kuvuga ntari bikazafatwa ndabizi kazafatwa ariko siko umeze nk'uhangayitse kandi wari wishimye ndagukomerekeje I'm sorry man I'm sorry brother ntabwo ariko nawe ubundi man nawe ubundi mbyina muri ino minsi mbe nawe nyine wishimye man nanjye nuriya mukobwa nyine ntabwo hari igihe biba bimeze neza hari n'igihe biba bitameze neza tu nta kundi man gusa ko nyine dukomeza kwirinda nyine nk'abajama niba ntabwo iteka ryose ibintu byahora bimeze fresh nyine tu mva man ariko regi kabisa hari akajambo ariko wambwiye ubushize wari wambwiye uti nkomeze ngerageze ahubwo numvaga wakomeza abantu kandiringira kabisa mushiki waganye mani njye mfite umukobwa yitwa Ella urimo uravuga ibyo ngibyo bya sisita utakumva nanjye nkeneye guhumurizwa kubera ko nanjye ntaganyumva kandi nanjye ndi umusore noneho ibibazo ufite n'umugore ariko njye menye igitsina gore bose none ariko baremwe tu nanjye ntikanyumva pe birashoboka ko Imana yaremye abagore bose yabaremye kimwe mani wowe gerageza undiringire reka ikintu cyose washaka nagikora ariko kandi ringira pe mushiro wankorera iki koko ikintu wankorera nabura kereka kumpahera kandi era ntago yanyumva nta nubwo yakumva wowe gusa we na sister mugerageze bro ariko ukomeze undiringire man nabonye uriniga kabisa gerageza undiringire ko byaca mu ntacyo man courage gusa reka nigendere nanjye sawa urumva man umwana yanze kumva mu bitekerezo neza cyakoze wahinze nkaho iwana waguze inzu i Kigali kabisa sinakubwiye mani ntabwo ari ngombwa kubinyibutsa harya njyewe mani bandi guhiga mani ntukankure muri mudu nari nimereye neza ndeka mbanza nitekerereza umwana neza umwana uteye neza kurusha Ella wawe icyuki era ni icyuki ariko nabonye umwana uteye neza kumurusha jiye urakina uriya mwana mani wabibona neza ukuntu ateye neza ndakunda mani nibyo ariko nawe aragukunda sinzi cyamuhaye sha nzajya mpora mbigucyurira agaceza meze neza ngo kibyuka ubyutse ahubwo urananguye tu
yego ko watinze iki se umunsi wundi amazi ko numvishije ndabandi batipe babyutse ngo baba bagize wowe ariko mwana yanjye ariko cyakoze Imana n'igihe hawe umukobwa kabisa byose nyine ariko ibyo byumva nyine aya nyine ko numvishije okay mbona niko byagenze njye nabyutse kare niyo mpamvu kandi waje ngo urabyutse ukambwira ngo urabyutse ya nabyutse kare nuko nari mubeshye okay nase ko watinze kwambara kandi ndagusiga nutambara vuba nutajya mva kandi ndagusiga nanjye nkubwira ngo ibyo ngibyo urimo gutekereza n'undi byabaye n'ubundi rero ndabyutse ngiye kwambara tugenda nkubwire iki nutambara urumva ndagusiga kandi nta na bizo ndi buguhereze ko warakaye nyine ndashaka ko tugenda ya naribi ariko by the way wambaye neza merci kikomeza wambare gutyo tugenda bujye tugenda ugiye kunyambika ukanitse kare ngombwa ndabizerwa n'ubundi kutabibona tugende bambaye wese kuje hano ubundi bino rero wabyibaza kandi ntabwo ndimo nshaka yuko riga uruhu ya ninjye hano kugira ngo mufashe ikindi ntabwo ndimo nshaka kureba umukobwa wanjye nkunda arimo kuvunika kandi mari cyangwa mbwira siko numva mbona mbona umuhungu dukundana ndamukunda ariko nyine mba mbona nzateta nkateta nkongera nkateta vuga ngo hayo I love you bivuge I love you I love you too ese okay turi turetse ibyo ngibyo utajya mu kazi uyu munsi numvaga nshaka kwirwana nyine tukirirwa ukirwana nanjye apisha numvaga nshaka nyine kwirirwa hano tugasoza twatunga kuri online bya online nta kibazo cyambishe nuko tu ya ibyo nyine nakubwiraga umva Playboy barambwiye ngo na online wakawodaringa n'undi cyangwa no mu Rwanda birahari umuntu yabigurira mu Rwanda tuzareba ibizashoboka n'ibyo tuzakora none se ko numva ndushye sha ndumva nashyushye mana we
Nizere ko ibiryo byahiye. Okay. Mva ubwo reka nzamuke ntacyo. Ariko wasohoka kuri gate kugira ntahayoba nanjye. Okay. Ndimo kuza ntegereza akanya gato. Ya ibyo nyine nakubwiraga sibyo ariko nizere ko umeze neza. Umeze neza nta kibazo. Akazi biragenda se? Biragenda. Biragenda nta kibazo ufite? Habe na gato? Nta kibazo. Ese ni uzasubira mu rugo ryari? Tuzajyana twari wambwiye. Ya kandi nimba karakara kanagatera mani ndamutse mbonye amafaranga nahita mbikora nyine tukagenda tu naho kujya kuri hasi mu kamari n'amafaranga kugenda hari ahantu yabaritanga. Nase uzaba ushaka kuyakoresha iki? Tiketi niyo udafite? Oya. Nase nayo iki? None nubwo ntakina nabura amatike mani. None se nyine urashaka yica uzahita tukagenda ufite ubu ngubu. Okay, tuzabipanga mu byumweru bibiri biri imbere sibyo? Nta kibazo. Kandi nyine mpamvu ndagukunda byata ntukabone nyine uko nitwara ugire ngo nyine nanjye ntabwo ari ngiye urabizi nyine hari ukuntu nyine umuntu iyo ukunda umuntu igihe umwifuza byatari nk'ibikomeye kandi uvuge ko nyine ndi na muzima nk'uko nabikubwiye yandi muzima bibi. Ndabizi kuri muzima nyine. Ntabwo bizi. Ndabizi. Iyo ntugatungurwa rero no kubona ukuntu nitwara ni urukundo ugomba mwifuza. Okay, reka ibyo tubyihorere ntari dukomeze ibindi byacu tugahita yabo. Siko kiri iyo tugeze kuri topic buri gihe wigira nabi utashaka kubyumva. Tutagiye ku kazi. Era? Tutagiye ku kazi. Bro, listen. Kuki winjira udakomanze? Hano ni kwa Era ariko. Ahubwo katansubiza. Era? Uyu ni boss wawe? Baby tubuze. Okay. Bite kutagiye ku kazi. Bakishe tukavuganiza. Ya. Impamvu utagiye mu kazi yambwiye ngo ararwaye. So rero urumva ntabwo yikuza mu kazi kandi arwaye. Kandi yambwiye ko yabivuganyeho na boss. Wowe urwaye uri boss we? Ndakwiye kuba yabikubwiye. Uri umuvugizi we? Urwaye icyo? Yabikubwiye ariko ndakeka nta kindi ukeneye kuba. Ntabwo ariko wigeze umbwira ko urwaye kandi urabizi ko ugomba kuba uri ku kazi aya masaha. Warwaye iki se? Wabaye iki? Warwaye iki? Narwaye nk'uko wabikubwiye. Urwaye iki? Era. Ese uyu ni iki kuri wowe? Brother, yakubwiye ngo ararwaye. Bite se arwaye iki? Atavuga. Ngaho komeza umuvugire uri umuvugizi we. Ese undi witwa nde? Ni ubwa mbere duhuye witwa nde? Calvin. Okay. Wewe witwa nde? Nanjye nitwa Harry. Harry? Do you know me? Uranzi? Ela? Uranzi? Hari ninde hari niki? Wamwibariza kuko nawe Hari bite se ruwahe uri musaza wa Ela?
ikibazo ndumva wazanye amahane kandi yako we brother hano turimo kwibwiranira. ya okay ntacyo Rero calm down. Twibwirane neza. okay sibyo Calvin Nitwa Calvin. yeah Nice to meet you, Calvin. Sibyo? ngo Nice to meet you. hari bro nice to meet you Kandi ntabwo ari byiza nyine kuza washyize ibiga turi bakuru. Ugomba kwinjira ahantu ukomanze. ariko n'ubu ntimuransubiza ikibazo nabajije. Yego. Ikibazo waje ni iki? wambwiye ko arwaye. Yego. ntari kumbwira ko arwaye. Yego. ariko sindamenya icyo arwaye kandi nakabaye muzanira n'imiti imwitaho. Yego. kubera ko uretse ko ari n'umukozi wacu Mukunda by'umwihariko. Ni umukozi wanyu nyine. ni umwana dukoresha. Of course. Nyine ubundi iyo ukoresha umukozi ugomba kumukunda. Ahubwo reka wenda tuve kuri ibyo. Ella, wari usanze tugiye gufata hano akantu waza tugasangira muri turashaka kumenyana. oya nacerewe ku kazi nari nyuze hano kugira ngo menye impamvu atagiye ku kazi. namuhamagaye telefone irananira. Yego. twazasangira ubutaha. nacerewe ku kazi amasaha yafashe. Ella, meze neza? Yego meze neza. Calvin, uyu mukobwa ujya umutera ubwoba mu kazi ko mbona atameze neza? kubera iki? niyo mpamvu arwaye. Okay. hari? Okay, nta kibazo. Calvin, tuzabonane ubutaha. sawa enjoy muryoherwe. Urakoze. What? Kundeba cyane. Ni ukuri nta bwoba nari mfite. Urabona nari no guseka. Ubwo urimo guseka turimo kubibona. Okay. Rero ndabona boss wayanze kuza ngo dusangire. N'ubundi narareye none byari bikeya. Sibyo? No? He's not my boss. Ni umwana wa boss. Okay. Hi Benny. Calvin. Mbwira ko icyo wari umumagariye ahangaha. Please, nshaka gusanga Ella namusize mu rugo wenyine ubu ndabizi afite irungu. Benny, humura. Humura Benny. Ella ntabwo ari mu rugo wenyine. Ko nivuga nkaho ubizi se? Ndabizi. Ntumbwire ko nanone uvuye kumutesha umutwe. Wabyiwe n'iki? Benny ntabwo ari ukumutesha umutwe. Kuko nanjye ubwanjye umutwe narawutaye pe. Kuri Ella nataye umutwe pe. Ni ukumutesha umutwe hejuru y'utumiliyoni tungahe tu?
miliyoni tungahe none guta umutwe bivuze ko nawe ushaka kumutesha umutwe rero wowe utaye ubwawe nyine ntabwo nibaza ukuntu wataye umutwe ku giti cyawe witesha umutwe nawe Calvin ni iki gituma rero ukomeza kumutesha umutwe bingana kuriya Beni ntabwo ari amafaranga kuri iyi nshuro ntabwo ari amafaranga nta nubwo amafaranga ariyo ndipendingaho just rero ndamukunda ntabwo ari amafaranga wiwi nayagenderaho tuyashyira no ku ruhande kuko amafaranga namuha n'andi na nyuma y'andi namuha andi ariko ndamukunda ntukajye duteshereza umwana umutwe cyangwa se rimwe tuzagufata tukumenagure n'ibyo bitama byawe tugumareho tuzagufatanira twese tuguhondagure winsekera se twagukubita n'ukuri kw'Imana wowe twagukubita tukakwirega turatanga amafaranga Beni ibyo tubireke nabura muri bunkubita kanankunda sava ariko umva icyo nakubwiraga nashakaga kugutuma nahasi amageze nese ibyo nakubwiye biri he ntakunyuze wampaye umunyu wampaye umunyu nkarya cyangwa se wampaye umunyu ese iyo uri kurya ntabwo ujya uvuga ubwo ibiryo biri hehe njye ntabwo tutwamaze kuje uhera ku magi wagiraga ngo mwakirize ibindi kandi wabyihaye nta nubwo amagi nyakunda njye nkunda ibiryo genda wugure inzanira yumva ntugire ikibazo wowe gusa urarya pe biriya njya kubizana umwenda wikuzanira nshaka kuguha keya uyu munsi idasanzwe yaje mbikuzanire kabisa bizane mwana ntukereke iyi ngiyi tibigera reka nze kurirya haje n'ibiryo nyuma ndabizi nanjye ngiye gutakaza imbaraga nyinshi ndaza nshonje mbese ushatse kuvuga iki naje ngo mbe umutako muri salo se ntarebe da abahungu turabazi nawe wampamagaye ushaka iki uragira ngo nyine unsure nk'uko twabivuganye humura icyumba ni kiriya cyangwa ni iki nakubwiye ariko nyine mbwira vuba ngende kuri era wigira ikibazo ntabwo ari mu rugo wenyine ngira ngo nabikubwiye kandi rwose era ndamukunda icyo ni icya mbere ikindi amafaranga yo ntabwo ngenye dependinga nk'uko nabikubwiye hejuru nibura era wamfasha ukamunyumvishiriza ko mukunda kandi ikindi nyuma y'ibyo era nkunze mwabaho neza nabahindurira ubuzima nabaha amafaranga nabimura mukava hariya mukajya ahandi akareka kari agahungu njya numva kandi bakundana arya ngo yitwa nanzi kukazi ukuntu wijwe ukavuga ngo ni agahungu k'amafuti gusa nta mafaranga none kukambaza yagusa wowe urakazi cyane kubera ko
njya mbona iyo ambwira mbona asa naho akazi kandi nabo bashobora kubizi ko ngo bakundana ariko njye ntabwo urukundo rwabo nduzi ntabwo nduha agaciro ni gute umuhungu utagira amafaranga umeze kuriya nka mayibo watereta Ella ariko urongeye kandi mpari mfite amafaranga n'abahindurira ubuzima rwose nagira ngo wumve ko Ella mukunda Kevin kandi please nyumva rwose hari ikintu utazi wowe gukunda Ella ntabwo bisanga umutesha umutwe bingana kuriya umutesha umutwe usiko nanjye ndabibona ngavuga ati ko sura umusore yarasaze ntabwo ari uburyo bakundamo umuntu ukunda undi se amufata nk'igikoresho cye uri kumukangisha ari amafaranga wamuhaye ntabwo ari buryo wafata umuntu ukunda muri buriya buryo nakwitabye hano basi nanjye ndashaka kuganira nawe ni iki gituma Ella umutesha umutwe bingana kuriya Ella afite umuntu akunda kandi nawe aramukunda erega ntabwo ndipendinga ku mafaranga listen unyumve neza njyewe nkunda Ella kandi urukundo rujyana n'ibikorwa kumuha amafaranga rero ni kimwe muri care urukundo ni action ntabwo ari definition gusa no umukunda ntabwo ari ikintu kigaragaza ko utesha umuntu umutwe wahubwo umeze nk'umuntu uri kumutera ubwoba listen bwira vuba rero nitahire Ella namusize mu rugo wenyine ndabizi bafite irungu ryo kumureba yanjye nagira ngo ngutume kuri Ella ntabwo ari mu rugo wenyine rega musigane n'ako gahungu yego ntumbwire ko uvuye mu rugo nanone ubaye ikizi oya nahagire neza twibuza gukora muri salo abakobwa bari kuzakumbara wapi ahubwo ibaze ko iyo nza kuba ndimo gukora muri iyo salo ukazajya uza kuyikoreramo bari kuzanyirukana kwa kuzajya nifuza gukorera wowe wenyine twari buzajye gushinga iyacu yego Musebe harya Kavuni ngo ntago ari boss wawe yego umwana wa boss n'usundi kuki ukomeje kubimbaza kandi ntabikubwiye kare ahubwo nibaza gute iniga nk'iriya iza kubaza ngo iza kukubwira ngo kuki utagiye mu kazi kandi nyine atari boss wawe kubera ko ari umwana wa boss nyine aba yumva ko kubera ko ngira ngo imitungo ari yabo bumva ko ibintu byose yazajya bigenzura that's why birumvikana none se be ku kazi k'iwanyu baba bagomba kumenya ahantu mutuye imenya hano hantu gute bibi Kevin ni shiri wanjye ako se no gusubiza abantu bite se shiri wawe mu buhe buryo se ngo winjiye mu kiganiro utanatubwiye Kevin is my boyfriend. Sure. Yeah. He is handsome. Manarenze. Kandi koko. Beni wabaye iki? Ella. Ndi kubabwira ko ari shiri wanjye. Ese kuki utigeze ubwira hari ko mfite boyfriend? Urareka ko nta bindi bintu by'umuhisha. Cyo kuzeka. Shauri so proud kabisa. Menya kiriya cyana cyarakwemeye.
cyane. Ari sha njye nyine ntabwo kuguhamagara ngo uze nsure aribyo nari ngamije pe. Nyine njye ndi umuntu ubundi ukunda kunguka inshuti. Buriya cyajya nakubonye n'abandi n'umuntu tumenyanye byaba ari sawa. Yego nyine ntabwo nari mushya cyane muri no ketse nubwo nanyujiramo akantu ko kukubeshya asubize se. Ako nyine sha ntabwo nari ngamije ibyo bintu numva wagira ngo uri gutekereza. Umuhungu agahamagara umukobwa bicare baganire cyo gusa pe mu rugo. cyane rwose je mva hano nyine ntabwo hajya haza abantu b'abakobwa benshi ndetse abo twiganye kera bajya bansura ariko nyine nashakaga umuntu tumenyana nashakaga nyine umuntu tumenyana kugira ngo karitsiye itazambira kuko urumva nkora iminsi mike mu cyumweru ngewe mfite akazi ka VIP nyine nkora shift urumva nashakaga umuntu tuzajya duciringa mu gihe yaba yabonetse Kurya gusa. ibyo bindi byo happy pe ntabwo nari nabitekerejeho ariko Cyo ndi kwa nukuri kumbeshya. Ndeba neza turebe. Ahubwo mbwira. Tugende se. tugende Dushinde mu cyumba ariko. urumva kwicara muri salo byakugoye ushaka no kwicara mu cyumba nta kibazo karibu nayiguha ati genda uharebe nta kibazo uransanga hano. Arabimenye ko ufite boyfriend. Ella, mwihorere. Beni nabashaka kugusaza. Naho Beni, imwihanganira ndabizi ko nta kintu ajyamisha. Sibyo sweet yawe? Sibyo? Hari ikintu ujyamisha? Nta kintu njya mwisha. Okay. Baby, kambarishike rero we na Beni musigaye muganira reka njyeho kikorera mu peti wabona yanatashye yambaye. Sibyo? Bye. Reba nk'ubu ukuntu butumye mbeshya. Ko nkunda na Kevin. Mva Beni, nushaka umbwira iki unuke ukora ibiki ariko urakoze kuntabara pe. Ako si urabona uzabeshya kugeza ryari koko? Ibyo byihorere. Ninjye uzabyikemura kuko nanjye wabizanye byose. Ibaze umunsi hari yamenye ko wamubeshya ibintu nka biriya. Umuhungu mudakundana akawe gukemura ikibazo. Gusa uzamukizwa n'iki? Ari ntabwo nshaka kazabimenya. Ntabwo nshaka kazamenya nanasezeye kariya kazi. Ariko ibyo bintu byashira byo kwigira umwana ugatuma ari njye ubeshya. Shana nubyongera ntacyo nzagufasha. Shaberega mva mubwire. Nanjye ntabwo nabikoze mbishaka. Urabizi kandi nawe ukuntu story zose zimeze. Nase ni wamubwije ukuri. Ngibyo bindeke. Ibyo ni ibyanyu. Shana naje mbizi ko
ntabwo ucika ahubwo mbwira icyumba ni kiriya cyangwa ni iki? Niba ushaka na karibu mu cyumba nta kibazo ngiye gutanga karibu ntacyo byantwara. Ndabizi genda uharebe nta kibazo ndaje. Ese waje kwa mugani undi ndi kwigira ibiki? rero ndabizi ko ubishaka. Ese mugiye ko njya muri babiri umenye ko njyenyine n'umwana mfite imyaka 17 n'igice ratasi ntugangiremo njye ndacyari n'isugi usundi mwiteguye gufungura wambabariye koko bro are you ready? Yesu wangiriye impuhwe Yesu wangiriye impuhwe basi mbabaye sinzongera. Ready for what? namubazaga niba ari ready nyine yuko yafungwa nongeye amutwe. Gikabyo bufite aha akira amazi ubanze umwe umutima wanjye usubire mu gitereko ndabona wari wahabye. Aha gikabyo wari ufite koko kandi ubwo twari n'abatinya ubwo kandi uziko nari n'abatinya babiri ese na batanu abipegera mbaye mba kwihagararaho mbese nuko uragaragara tugende mbere kese gusa nyine yego wabigaragaje rwose. Okay, reka ngende nzagaruka. Reka ngende ubwo tuzasubira. Shataha kabisa urarokotse. Uragenda ushima Imana. Si ko byiza intambara babiri tugende mbereke. Ugiye kutugwa. Sa nta kibazo. Ubwo tuzagaruka. Ntacyo bitwaye nugira umutima wo kugaruka n'imbaraga. Ubwo uzagira umutima wo kugaruka. Mani mwebwe nta nubwo mwambaje. Yerega nta gahunda n'ubundi nari mbifitemo nuko wamatirizaga ngo nze sa reka ngende. Agumerekeza se? Reka nze nari nshyiremo agakweto.
Kevin ni sheri wanjye. ako se no gusubiza abantu Bite se? shira wa muwe buriye ngo winjiye mu kiganiro utanatubwiye Kevin is my boyfriend. sure Yeah. He is handsome. Manarenze. kandi koko Beni wabaye iki? ela Ndi kubabwira ko ari sheri wanjye. ariko ntukazajya unkoraho nkarabaka umva caho ugende kucararaye neza caho ugende kucararaye mbabana ese wagiye ureka basi nkanakuvugisha ubundi ugira ikihe kibazo mu mutwe wawe wiri gukora ku bantu ukaba umuntu ubundi wafashe sanitizer ukikarabya intoki zawe reka buriya ntabwo uramenya ikintu ukunda siye ngukundira ko buri gihe uhora uri rwose njyewe inkaraba mbabarira ibintu byose igihe cyose rwose uba umeze neza ikibazo ni uko utabyemera reka ndi umwana mubakire iki ni icya mbere icya kabiri nanjye mfite akazi ndakora why not ntakwambara neza aho ni sawa reka ubwiza bwawe buteye ubwuzu butuma nakomeza nyine uretse kunkaraba koko kabyara ntajya ureka ngukoreho kubera ko nta kundi gusa uri mwiza kandi ndagukunda ntabwo ujya urambirwa uhora uri wa wundi ahubwo kugukunda ndi kurushaho cyakoze kandi aba bana bawe iyo bari ku ishuri baravuga ngo dadi baba bavuga ko bafite papa wabo mbabajwe n'abana bawe n'umugore wawe kuko nibo bagowe naho njyewe ndi umugenzi wigendera ufite ikihe kibazo mu mutwe ntabwo ujya urambirwa gusa sinakubwiye yuko ibyo bintu utagomba kujya ubivuga mu gihe turi kumwe urabizi ko ngukunda ntabwo ari ngombwa ko wazana ibyo mu rugo kandi mba numva twaganira tuganira iki turi hano first of all urakuze kunduta second of all ufite ubuzima bwawe barimo mfite ubuzima bwanjye mbaye kuki utajya wumva urakoze cyane tugomba guhuza ubwo buzima rero noneho ubwo urimo n'ubwo ndimo bikaba byiza bikarushaho kuba byiza reba nyine ahantu ubera umusenzi iyo umaze gukora amafoto ugaruka usubira muri mudo wagira ngo mba nzi ibyakurakaje noneho wabaye iki bro sikara ka beach se mani ngo mbeni Beni nta stress iri kajya gutera haza mukigira bikarangira mani ncikira mani nka mujinga rambuje byatanye ndakumva mbwira nare mani ziko kucimani ifite undi muniga se oya se
wabyumva. nukuntu mbona karagusariye mani kakemera kakanabihisha inshuti magara yako Rega mani wabizi mani ko umujama n'amafaranga mani yagiye nyine kubona umudodo nyine ugukunda nk'uko irankunda shariya bwoto. ariko mani n'ubundi bici ngiye sinjya nzizera mani. none se uracyizera ababebe mani? ahubwo reba nk'ukuntu ubu ndaburije ngewe mani. ariko naza nje kugutuka nuko nsanze uri muri mood itari nziza. ubundi kuki utaje ubanje kumpamagara? njye nawe nakurabuye kazansura. ndumva nta kibazo. icya mbere nuko nzi ko mukunda kandi kurusha abandi bose. Reka hari ikintu ugomba kumenya. wari uzi ko urukundo ari rwo ruhagarariye isi ituye. mva mubwire ikintu cyatumye nkwitaba hano rero wa muntu. ni urukundo. ndambiwe kozi zawe za buri mwanya buri munota simpumeka. ninde umpamagaye? ni wowe. ninde na saa sita z'ijoro ndyamye? ese utekereza ko ndi umucuraguzi kuko aribo barara bicaye? ntabwo ushobora kumpamagaye njye ngasinzira mu mutwe wanjye nkaruhuka. ibyo ntabwo ari ikibazo. icya mbere na mbere ni uko ngukunda mba numva buri munota, ahubwo buri segonde buri munota nandi kuguhamagara numva ijwi ryawe. ndakurambiwe ndakwiyemye. bagiye umbabarwa ugahamagara umugore wawe ukareka kunesha umutwe ko umbangamira. umva nkubwire ndakurushye ndakurambiwe. umva nkubwire urambangamira nkagira n'ubwonko bukayaga. wabuze ikindi kintu ukora? uzagende njye gusaba icyangombwa cyemeza ko ahantu nshuye ugomba kugendera kure yanjye, restraining order. icyo gihe nanjye nahita ngenda nkaka ikinyemerera kuhagenda. ahubwo ibyo ngibyo byari binzanye hano kukubwira. ikintu cya mbere ngomba gukora ni ukugukunda kandi nkabikubwira. umva se nkubwira kandi uravuga ko mfite iminota wari uzi ko ibintu byose bihagarariwe n'urukundo. ndagukunda. umva nkubwire. nari ngiye kwirira uduturu tw'insazi nka sa. mudu nari ndimo ntabwo ibyo bintu byari kunkundira tu. mvuga nshaka kuza nkaryama nkaruhuka. ikindi sori kirashyana nakibonye isaha n'isaha gishakira cyaza. mva mubwire cyakoze ubutaha uzambabarire. nushaka uzashake n'ahandi urare uwo munsi nanjye mu mwanya. urabizi njye sinjya nkubangamira. ntabwo njya nkubangamira. uwo munsi azagarukiraho uzakore geste ikijamo mwana. don't worry tu. uzakora ibintu wisanzuye kandi wirakara ntabwo uba wikundusha. wanditse ukubonye iki baby wagira ukuntu mwigenza gifite indi niga ku ruhande. ejo bundi wazasanga usanga yenda urwaye n'ibyo biswa ku mwanya cyangwa ntabwo nkibizera mani njye haba pepe ntabwo nkibizera. uwo wari ugiye kuzana se ntabwo wari umwizeye se? aya suriya karidi mani kariya ni akantu kashobora umuntu aba agomba kubanza akivivuza bikarangira. ahubwo wiryamire mani ngenda bandyama. suri kabaca mu mutagira mani. icyo baja mu myene mudashyira mudatekereza. oya plan ya mbere mani. urumva plan uba ufite ku mwana se? niyo nyine. none se ni ihitambirane. wowe ntari w'imana iryamire ngewe ngiye kurara niga kuri kiriya cyana ukuntu nzagitamo neza. okay ari w'imana yenda uzabikora ubutaha. naha kesho wowe ndabizi urahita usinzira.
umeze ute ugiye ese ngiye ku ishuri umunsi wawe ukancurangiraho basi mwarajyaniraho mani ese numvaga wajya mu gucurangira indirimbo za karahanyuze se shaka ngende nyine mani nanakererewe shanari merci nzo kumeze neza Calvin nyumva neza ngiye kugushakira amafaranga yawe ariko sinzongere kubona ugaruka hano right Ella uri kunyumva ibintu nakubwiye ngiye kuguha amafaranga yawe ariko sinzongere kukubona Ella uriya muhungu ni iki kuri wowe? Ni musaza wawe? Ni mubyara wawe? Ella ni iki kuri wowe? he is my boyfriend ndakeka yarakubwiye kandi called him Harry nizere ko atari kari agahungu nabonye k'amafuti katagukemura n'ikibazo ufite. Ntumbwire ko ari kariya. Ella nizere ko izo confidence ufite atari za kari agahungu nabonye k'amafuti kameze nka mayibobo katagira ikibazo na kimwe kagukemurira. Warebye kure ko nkukunda. Warebye kure sheri. Ella, please. Mbabarira. haguruka aho ngaho Icyo nagusaba basi ngukorere. okay sorry kandi niwe utumye nkukubita haguruka aho ngaho Ella nagukoreye iki kwera? okay haguruka Ella, ibyo wakora byose nuko yabigenza kose karaga ngo ntacyo kazakumarira. Ugukunda ni njyewe. Ibyo wankorera byose ni wankubita. Simbabajwe n'urushyi nkubise, ariko mbabajwe n'urukundo ngukunda ukaba utabibona. ndavuze ngo shut up ziba aho ngaho uzajya umvuga ibyo ushaka byose unkora ibyo ushaka byose ariko ntuzongere kuvuga nabi na rimwe Harry. Ariko Ella, reba ibintu byose nagukoreye kubera ko nkukunda ukabitesha agaciro. Ntabwo wakagombye kumbwira gutyo. Nagukoreye byinshi Ella, nkwereka urukundo ariko ntabwo uri kubibona.
hejuru y'uko hejuru y'ubugoryi bwawe. Ira, kuba naragukunze nkagufasha nkagukorera buri kimwe nawe urabizi nkagukura mu kibazo kubera ko nkukunda bibaye ubugoryi bwanjye. Ese kuko nagufashije byari ubugoryi bwanjye? Wewe waramfashije wampaye amafaranga kandi ndanabigushimira, ariko rindira nshakisha amafaranga yawe nyagusubize, kandi nshaka ntanayaguheza kuko nta nyandiko dufitanye, ariko uwo mutima nawe ngira. Listen, sorry. Ntabwo amafaranga ariwe nkeneye. Yiba wabonaga ko nkukunda n'umutima wanjye wose, njye nkeneye ko nkunda, ntabwo amafaranga ariyo nshaka. Ndashaka unkunda. Yiba wabonaga ko nkukunda ukareka kwirirwa inyuma y'agahungu katazagira icyo kakumarira, ni njye muhungu ugukunda n'umutima wanjye wose, kandi nemera kuzagukorera buri kimwe. Right? Icyo nshaka ni uko nkunda gusa, sibyo? I love you. Nta na rimwe nzigera nkukunda. Ubwo rero nimba ugiye mu kazi kangenda yaransanga hano. Oya, n'ubundi yari ntabwo yaza hano. Iyo agiye kuza hano arambwira. Kandi urumva nanjye ntabwo nagukundira kuza hano mbizi ko ahari. Ndabizi ko nawe ngiye kuguteranya kandi nanjye ubwanjye nisize. Sibyo? Ntacyo nyine. Ngaho rero itunganye naribi, ubundi ugende nanjye ngende. Beni, urimo kujya he? Ese ko warakaye? Ndakubajije ngo urimo kujya he? Aho nsanzwe nza. Aho njyanga nza? Ese wabaye iki? Ndakwiye ngo sohoka ngaha. Cyari kwa mureke n'icyorere. Kandi uzi ko ndimo gushyira. Ndakwiye ngo haguruka usohoka ngaho ugende.